Yesu wacu nashimwe cyane, umwami w'abami nahimbazwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuze ngo dukomeze kwibuka tuniyubaka. Tugeze ku nshuro ya 30 twibuka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ngira ngo mfate akanya ko kubihanganisha no kubakomeza. Nimuhumure, data niwe wenyine wo muri mitima yakomeretse. Data niwe wenyine ufite ijambo ry'ihumure yababwira. Uwiteka niwe wenyine ushobora guhanagura amarira yanyu. Muririra aho tutabona, nimukomere. Ni ukuri ndetse n'abanyarwanda muri rusange aho uri hose, ndagira ngo iyi period, uyu mwanya tujye tuwuha agaciro. Ni umwanya abantu benshi baba barira biherereye. Ni umwanya abantu benshi baba barimo no gushimiraho Imana ku barokotse, ku bashoboye kurokoka, ariko nanone bafite n'intimba yo ku mutima, bafite n'intimba ku mitima yabo. Kubera iki? Umuntu wari ufite umuryango, umuntu wari ufite abantu bashobora gutuma aseka, akaba asigaye ari nyakamwe. Ni ukuri ni ibintu bibabaje cyane, ndetse turimo no gusenga Imana tuvuga ngo ntibizongere mu gihugu cyacu, ntibizagaruka ukundi. Uwiteka akomeza atubere maso, Uwiteka akomeza atuvuganire. Ndagira ngo rero mu gihe gisa nk'iki turimo kwibuka ku nshuro ya 30, duhagarare turebe ijambo ry'Imana icyo rivuga muri Zaburi y'147, duhere ku murongo waho wa 2. Zaburi 147, duhere ku murongo waho wa 2. Haravuga ngo Uwiteka yongera kubaka i Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli. Uwiteka yongera kubaka u Rwanda, ateranya abimuwe bo mu Banyarwanda. Ngewe nuko masomo, ariko ubundi ijambo ry'Imana ukuntu ryanditse avuga ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo muri Isirayeli, bo mu Bisirayeli. Hanyuma rero ngewe iyo ngeze hano ndavuga ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Banyarwanda, ateranya abimuwe bo mu Banyarwanda. Uwiteka yaraduteranyije, yagiye adukura henshi. Hari amateka y'igihugu cyacu, umwe wese ashobora, cyane cyane umunyarwanda, ashobora kuyagiraho knowledge, ukayamenya, ukayandastandinga neza. Ni amateka ataragiye aba meza, yagiye agenda yisubiramo kugeza igihe abanyarwanda bamwe babaye impunzi, hanyuma n'abatabaye impunzi bakicwa bazira uko bavutse, bakicwa bazira uko bavutse. Ariko hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka yongera kubaka i Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli. Uwiteka yongera kubaka u Rwanda, ateranya abimuwe bo mu Rwanda. Turimo turibuka ku nshuro ya 30. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bitoroshye, nubwo bitari byoroshye, njyewe reka mbabwire, n'ubu hari ubuhamya umuntu acyumva ukagira ngo ni nonaha, ukabona abantu bawe bose bagushizeho, usigaye uri umwe. Ni amateka atapfa gusibangana, ni amateka atapfa guhanagurika mu mitima y'abanyarwanda. Ndagira ngo rero ahangaha turavuga ngo Uwiteka yongera kubaka i Yerusalemu, Uwiteka yongera kubaka u Rwanda, ateranya abimuwe bo mu Banyarwanda. Uwiteka yagiye aduteranya adukura henshi, yaduteranyije mu buryo bw'umwuka, aduteranya no mu buryo bw'umubiri. Imitima y'abanyarwanda yari yashwanyaguritse, imitima y'abanyarwanda yari yamenaguritse, aho ushobora kureba ukareba umuntu yavukaga mu muryango mugari, avuka afite abavandimwe, afite ababyeyi, ariko agasigara yibaza, yisubiza. Ni ukuvuga ngo uwo muntu nawe Uwiteka akeneye kongera kumuteranya, agateranya umutima we, agateranya ibitekerezo bye, agateranya ingingo ze. Mu by'ukuri hari n'abarokotse ariko barangijwe, barishwe psychologically, barishwe imibiri yabo yarababaye. Hano rero ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka yongera kubaka i Yerusalemu, Uwiteka yongera kubaka u Rwanda, ateranya abimuwe bo mu Rwanda. Turashimira Imana kuri iyi nshuro ya 30 ko
Uwiteka arimo ateranya abanyarwanda, arimo arateranya abanyarwanda, arimo araduhuza. Byibura ushobora gukorana na mugenzi wawe ubaye intwari, nturebe ngo isura, nturebe ngo bimeze bitya. Imana irimo irateranya abanyarwanda, irimo irateranya abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, irimo irateranya ibitekerezo byabo. Niba ushobora gusanga umwana yaravutse ari umwe agakurira mu biganza atazi, ariko wa mwana akazavamo umugore cyangwa umugabo, akabyara abandi bana nawe akabarera, akabaha uburere. Twabuzwa n'iki kuvuga ngo Uwiteka arimo guteranya abimuwe bo mu Rwanda? Twabuzwa n'iki kubivuga dutyo? Uwiteka yabaye mwiza, arimo arabuwizerwa ku nshuro ya 30. Hari ibikomere arimo komora, hari amarira arimo guhanagura. Byibura ni igiti cyatemwe ariko kirimo gushibuka, kirimo gushibuka, kirimo gushibuka. Dushimira Imana ko byibura iyo miryango itari mu kuzima bashoboye gusigara bakeya, bashoboye kwiyubaka, barimo baragarura ya miryango. Mu yandi magambo, haleluya. Ku murongo wa 3 bakavuga ngo akiza abafite imitima imenetse, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Haleluya. Yesu wacu nashimye cyane. Uwiteka ashobora gukiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Natanye mbabwira ngo nta jambo na rimwe wabona wabwira umuntu wacitse ku icumu, nta jambo na rimwe wabona wakomoresha icyo gikomere, nta jambo na rimwe wabona wabwira umuntu muri iki gihe urimo kurira ukamubwira ngo komera. Ariko data wenyine niwe ukiza abafite imitima imenetse, niwe wenyine ufite ijambo rikwiriye yabwira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Niwe wenyine ufite niwe wenyine ushobora gukiza imitima y'abana b'imfubyi, niwe wenyine ushobora gukiza imitima y'abarokotse ariko bakarokoka bafite ibikomere byo kwangizwa, barafashwe ku ngufu, baratocyarizwe. Niwe wenyine ushobora gusanira iriya mitima irimo guhahamuka. Haleluya. Apfuka inguma z'imibabaro yabo. Ndashimira Uwiteka Imana, turashimira Uwiteka Imana nk'abanyarwanda ko data Imana ishobora byose irimo gupfuka imitima y'abanyarwanda, irimo gupfuka imitima y'abacitse ku icumu, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Nimba ashobora kuza agaseka, akaza mu bandi agaseka, akaza yambaye atambaye ubusa, nababwiye ngo akagenda nawe akarema undi muryango, akabyara abana akabarera kandi akabatoza indangagaciro za ndi umunyarwanda. Reka mbabwire, Imana niyo yonyine ikiza abafite imitima imenetse, niyo yonyine ifite ubwo bubasha, niyo yonyine ifite ubwo bushobozi bwo gukiza abafite imitima imenetse, agapfuka inguma z'imibabaro yabo. Nababwiye ngo nta kintu, ubuse nashobora kubwira iki uriya mwana wavukaga mu muryango w'abantu barenga 10 akaba asigaye ari nyakamwe, we wenyine ari uhagaze, kandi ugasanga wenda uwo mwana ni nawe wari umuhererezi, niwe wari bucura. Ariko data wenyine niwe ushobora gupfuka inguma z'imibabaro ye, niwe ushobora gupfuka inguma z'intimba ye, akamumara agahinda. Kandi ndashimira Kristo ko kuri iyi nshuro ya 30 data agiye kumara agahinda abarokotse jenoside yakorewe abatutsi barira. Data agiye kongera bubake, si bo gusa ahubwo na ba bandi bari baratataniye mu mahanga. Data arimo arubaka u Rwanda, arimo arubaka abanyarwanda, arimo arubaka imitima y'abanyarwanda, ariko cyane cyane twibande ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, kuko turi mu gihe cyo kwibuka, turi mu gihe cyo kwibuka abanyarwanda b'inzirakarengane, turi mu gihe cyo kwibuka abazize uko bavutse batarabigizemo uruhare, turi mu gihe cyo kwibuka abishwe babazwa ibyo batanazi.
reka mbabwire njyewe hari igihe numva ubuhamya ukumva nk'umwana yari afite imyaka 2 ariko arimo aravuga story, arimo aravuga inkuru y'urugendo, ukavuga ariko Mana, ninde wundi ushobora komora iyi mitima? Ninde wundi ushobora gupfuka izi nguma? Ninde wundi ushobora kumara uyu mubabaro? Ese Mana, hari uwundi uretse wowe Uwiteka? Niko ijambo ry'Imana rivuze ku murongo wa 2, Zaburi 174, ku murongo wa 2 haravuze ngo Uwiteka yongere kubaka i Yerusalemu, ariko njyewe hano nahakiza u Rwanda, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana rero ibaha umugisha, dukomeze kwibuka tuniyubaka, dukomeze gusana ibyangiritse, cyane cyane Uwiteka asana imitima yanyu. Imana ibaha umugisha. Amen, amen, amen.